byabura kandi. Wese mu rugo muri kurya baza. Mama. Yoho. Umukobwa wawe yaragukumbuye. Kase kaje kunsuzamo ibiki? Oni yaba ari umukobwa wanjye uje kunyisuriza nkanamubona. Akoreka mpfe kujijisha, mpfe kugasuhuza hatagira kugira ibyo akeka. Nyine biba bindiye. Amakuru ni meza. Meze neza. Yego gisigaye kingana. Cyarakuze cyabaye igikwa. Urabona vanilla nyine urabizi ko vanilla pe mukunda namusariye ariko ukuntu ari kugenda yitwara iki angora nshaka kumukorera akantu ku buryo mbona yuko nawe mu by'ukuri ankunda cyangwa niba bitarimo nkanabimenya tu ko sometimes mbona nkunda ubundi nkabona sinzi so nshaka kumenya neza ko ankunda ikintu rero nshaka kunkorera ni uko uzaza mu rugo. Mama ubu navuye ku izina ubu ngubu ngiye kwemera nkundane na James. Uvuze? Mama ugira ute? Mama ngiye kwemera nkundane na James. James arankunda ni umwana mwiza. Kiri ibisazi. Ugira ibisazi mu mutwe wawe? Uriya muhungu yikundaniraga na Soso. Ubu urashinze ujya kumushinga urashikora uramumutwaye. Sundi mubwirwa iki Kigali ko yuzuye abagabo benshi. Wategereje kuzabona uwawe. None si mama nimba nkunda adakunda Soso. Ubu umuntu akomeze nyuruka inyuma yambwiye ko atazambye. Atari we wagiye kumushinga hose. Okay. Bravo, masa so. Shanta. Nisi nyinshi. Nyinshi cyane karibu. Urakoze. Witeze. Byiza. Shabuze ko mamagara ngiye kujya ku kazi. Bitavuga ngo reka mbanze numva ikintu ushaka nyine numva kuvuga nk'urufite ikibazo. Biraho nyine ni bya bibazo by'isi hora bizenguruka umuntu. Shanta ntabwo usereza nk'uko ubushize waje hano meza ariko urasa nabi pe. Amaso yaratukuye. Nabuze aho mera. Ibibazo nyine ni byinshi. Nyine birumvikana. Byinshi. Ntabwo byabura kandi. Wese mu rugo muri kurya baza. Mama Yoho. Umukobwa wawe yaragukumbuye. Kase kaje kunsuzamo ibiki? Oni yaba ari umukobwa wanjye uje akoreka mpfe kujijisha, mpfe kugasuhuza hatagira kugira ibyo akeka. Nyine biba bindiye. Amakuru ni meza. meze neza. Yego gisigaye kingana. Cyarakuze cyabaye igikwa. Ko dutunguye se. Byo bintunguye nyine. Nta cyanza niyo simpaniyo. Ntacyo. Abantu bazajya umenya ko wakoze. Ubu nawe uracyabaza abo muri amabizo. Sese ntaba nkumbuye se agomba kugira ahubwo wowe jya umpereza kuko njye nta kintu mba nifite. Shanta agiye babona umwana wamukurikiza kuko ibintu yigize. Ibyo gukurikiza byo ntago ari nona. Sha rero usanze hari ibintu ndi gukora mu nzu. Vani umusoromera imboga n'amakama k'igikoni aze kurikira atahana sibyo. Ntuse namwe mugira imboga mu mufite aho mwazihinze. Yego mana yanjye. Inahara bidushishikariza. Ega buri imboga ni nziza. Tujye tutimara kugikoni. Uriya kubandi hariho n'imbuto. Natwe ubusanga abajyanama b'ubuzima baza kutubwira imbuto ni nziza rero ntazireba n'ubona nareba neza. Vugana n'umukobwa wawe rero. Musigaye mureshya neza neza. Yagaye. Mama nasa makuru mu rugo bimeze gute? Mbona icyo ukoze ndishimye ko noneho wemeye kunsohora. Na telefone yanjye ugira. Ese ko nguhamagara ndaguhamagara sinyibona nimba ari ziriya network zo mu rugo simbizi. Buri munsi ndayihamagara. Ko nta wamenya. Mama uyu munsi uri muri mood nziza ko kucyuzi biranshimishije uburyo nsohoje. Mama wari umumbuye? Mbona ari mukumbuye cyane. Gusoza se inshuro 70 Sima wabaye
izi nizo rero mboga umva hano ni njyewe bashyira ku murongo mbese umva ndabahingira se simbikora ubuse hano imboga ntazizi mu manyero zizi bikorera ukuntu nyine byavuyemo umusaruro mwiza ariko bede mama cyokoze reka nkubwire nubwo wenda ntazi ikintu gihindutse nyuma ariko ndishimye uburyo usohoje ntabwo byari bisanzwe umva kubw'izo mpamvu rero mufitiye amakuru umva ashyushye koko mama ubu none navuye ku izina ubu ngubu ngiye kwemera nkundane na James uvuze mama ngo ugire ute mama ngiye kwemera nkundane na James arankunda ni umwana mwiza ugira ibisazi ugira ibisazi mu mutwe wawe uriya muhungu yikundaniraga na Soso ubu urashinze ujya kumushinga urashikora uramumutwaye sundi mubwirwa iki Kigali ko yuzuye abagabo benshi wategereje kuzabona uwawe none si mama nimba nkunda adakunda Soso ubu umuntu akomeze nyiruka inyuma yirirwa yambwiye ko atazambye atari we wagiye kumushinga hose nese mama namushinzeho gute ubu njyewe navuye hano mu rugo ndagenda njya kwicara iwabo u Rwanda rwuzuye abagabo uriya niwe Kamara wategereje kuzabona uwawe uriya ukamurekera Soso ese mama nimba ko ari we bakundanaga nimba nkunda se adakunda Soso si we wamushinzeho se ugatuma yanga Soso wamuretse ukareka atazamusubiraho ubwo ibyo nibyo byagukuye mu cyaro uza gutwara abagabo b'abandi Kigali se mama undi kubera iki uburanira Soso kandi atari umwana wawe ko ari njye mwana wawe wakifurije icyiza ukanshyigikira muri ubu buzima butaba bworoshye ubundi kubera iki buri munsi iyo mvuze buri munsi iyo uranshura buri munsi iyo ngize none ngeze naho nkubwira ko hari ibyishimo ngiye kugira mu buzima bwanjye urimo urambwira ngo mfate James murekere Soso kubera iki se ngiye utajya ku ruhande rwanjye erega mwana wa buriya hari impamvu mba bikubuza uzi impamvu urimo kubuza kugendana n'uriya mukobwa n'uriya muhungu umenye ko hano uracumbitse nta n'ikintu kigaragara urigezaho ese ubwo nibakomeza kukubona ukururana n'umuhungu wari umusheri wari umufiyanse w'umukobwa wabo wumva batazakwirukana mama bakanyirukana wategereje ukareba ko uzabona umugabo wawe kandi ko bahari uzamubona urukundo rwonyine ruzakumarira iki ntacyo urageraho ibyo bintu bitekerezeho mama mfite amaboko nakora nakigeza ku cyo ari cyo cyose ari James kandi nawe arakora ubu urumva umaze kwigeza ahantu kure ku buryo utakibakeneye wowe soromera imboga se niba gukundana na James nta n'isoni gafite Est-ce que vitesse? Mais c'est bon. So umva sasa nkubwire kuri gahunda nari ndi kukubwira yuko nshaka ko ibintu tubinoza tukabishyira mu murongo neza yindi umva mbabarira ngo ushakaho serivisi nuyinkorera neza for sure urabizi ntabwo njya mbeshya yewe nzaguhemba for sure nzaguhemba okay so ukuntu bimeze sasa urabona vanilla nyine urabizi ko vanilla pe mukunda namusariye ariko ukuntu ari kugenda yitwara iki angora nshaka kumukorera akantu ku buryo mbona yuko nawe mu by'ukuri ankunda cyangwa niba bitarimo nkanabimenya tu ko sometimes mba mbona nkunda ubundi nkabona sinzi so nshaka kumenya neza ko ankunda ikintu rero nshaka kunkorera ni uko uzaza mu rugo nshaka kuza rero ukaza mu rugo nawe akaza nyine tukamukorera utuntu akabona yuko ngewe nawe dukundana
so niba ankunda azahita afuha kandi nafuha nzanabibona nyuma yaho mbona ukuntu agenda yitwara ngomba kumupushinga nkamenya niba koko niba hari ikintu atekereza nkakimenya hakiri kare agushoboza gukunda umuntu akaba ari aho ngaho utazi aho ahagaze utazi niba abirimo niba atabirimo icyo nicyo nshaka rero so nyine uzaza wigize nk'umwana wo mu bakire uvuge amabizinesi iwanyu bakora papa wawe iki famiye yawe ndabizi yuko bizatwika tu rero aho ngaho niho nzamenyera yuko abirimo cyangwa atabirimo nubinkorera neza wallahi nzakugurira nzaguhemba bishimishije nawe ndakwizeye niyo mpamvu ariwe mbibwiye okay sawa diri niyo ngiyo yabaye sawa ijoro ryiza okay ariko ejo ntuzakererwe sawa sawa umakombe neza gutugiye Sura. Giye gusenga akoma mama naguzi ko papa yakubujije Ngo nakere. Oya ntabwo uzi ko papa yakubujije Ese papa arahari? Ndahari Fura na se baranga Suko nawe wambuza kujya gusenga ntabwo wagenda mama Uzi n'ibibazo mfite byinshi ugomba gusengera ntabwo bishoboka mbwira mama ibyo ntabwo bishoboka papa yarabikubujije kandi ndahari ndi mu kingo cyo ntabwo uri bugende ariko se ntabwo bizi ku uyu munsi ariko wasengeye mu rugo ariko uyu munsi mfite groupe dusengana kandi nawe usanzwe bizi kandi barantegereje ibyo none ibyo ngibyo nibyo papa yanga cyane ibintu by'ibikundi by'abagore wayangiye gusenga mama asengera mu rugo ariko se anga se nkasengera nsengane n'ababyeyi none se imana ntabwo ariko se ntabwo uzi ibibazo mfite ibyo mama bya gusengera mu mwuka nta kibazo ariko ugume mu rugo ako mwana we wabaye ute ako siko neza papa agiye ugahita wumva ugize kandi bari bwo naringize umwanya ngize amahirwe yo kubona uko nsenga nkasenga nkaranka gusengera biriya bibazo byose ufite uko atari byo gusengera ibibazo byanjye byihorere ntabwo nkeneye kubisengera njye mfite uko nzabigenza gute nta gusengera kandi ndimo wowe kandi mo kubibona uziko ndi kubona ugenda urohama mu rwobo neza nindangiza mbure kugusengera hako wa mwana wabaye ute ababyeyi n'inshingano zabo ngomba kugusengera nkongera nkagusengera ubu none naringize amahirwe rero ubwo papa wawe atarahari ngo mbuze kujya gusenga ubu ngubu ngomba kujya gusenga nkasenga hanyuma ibintu byose bigakemuka neza nuko Imana yankiza nawe ibyo bintu byo kujya kunsengera byihore ahubwo umva ikintu nshaka mfasha mfite abashyitsi bagiye kuza wakumva ugiye kumbwira ijambo ryiza naho mbwira n'umukazana ariko gusenga ntabwo ujya wambone se umukazana ibyo by'abakazana byihore njye mfite abashyitsi kandi ugomba kubabona ni abantu beza urabishimira niba atari umukazana unzaniye twumvikane cyangwa ukaba ugiye kuzagarura rya shyano hano ndagiye ahubwo reka nko kuri aya mazi abo mama ushaka yuko nzahaga raporo papa ibintu byose usigaye bikora dahari ko nsigaye nzana abashyitsi ukanga kubakira usigaye ubona bagiye muri bya bikundi byawe by'abagore umva mama ibyo byihore byo gusenga mfasha ugume hano gatoya nk'amasaha nk'abiri turaba tuhageze nabanje ndakubaza ugiye kumbwira ijambo ryiza ndakubwira ijambo ryiza niza ariko utari kunzanire ndakubwira ijambo ryiza ariko ntumbaze iryari ryo sibyo niba ahubwo ugende gutinda mbwira aho niba atari kakandi akandi ubu muri ibyo ngibyo nta kibazo wowe ubitegure wategura utuntu twiza twihuse ibintu bitari ibintu byinshi sibyo mu masaha ni nk'isaha imwe n'igice ahubwo turaba tuhageze ntabwo nkwiziye ibyo ugiye kumbwira none se ubu nice gahunda ya bariya badamu waza nkajya ko watinda gusenga ariko ubundi navayo ariko abo badamu bawe ako nukazajya umvugiramo ntabwo uzi ko ndi nyoko igihe papa azamenya ko usigaye ujyayo ni ukuri ko Imana muzaserera ahubwo wowe sigara hano sibyo witegura abashyitsi banjye bagiye kuza kandi ari bwishime ntugire n'ikibazo sibyo kandi urabona urananiye ndabona ugiye kuba akazi ubu nibwo naringize ibihe byiza byo gusenga ariko se ubundi ni ugusenga gusa ako se nubibona utangiye kunyakira n'ibindi
ko n'ubu utangiye kuzana ibintu byinshi ntabwo ntari nkuziho utangiye gutekereza ko hari ahandi ngiye nari ngiye gusenga niyo mpamvu imbere y'Imana rero ngomba kugenda nyine nkagenda nambaye neza meze gutya umva mbese ariko si wa mwana ibyo bintu wadukanye n'ibiki noneho nyine ariko urabikora mukanya turatuhageze erega n'ubundi we turakundana nuko ahubwo utangiye kuzana ibintu nk'ibyaso ubundi se ngewe hari icyo nakwima n'ubundi ko byose aba ari inyungu zawe mba ngiye gusengera kugira ngo uzubake neza sawa ubwo mukanya turasubira sawa ma ni karibu mumeze neza ntabuzwa n'igikomera neza harimo nzanye abashyitsi isikoro bameze ngo ni abashyitsi none bashyize mu byubahiro cyangwa bari babishyize mu cyubahiro ko ari bamwe ngo ni benshi hari undi uri buze birimo urasa uzi kwitegereza wajya wimbwira ngo birakanye witwa ndetse kobwa nitwa Mutoni Christelle yo twamazina neza wanyuse nabaganaye ndabona nakuze ndi kunyuzamo amaso hafi aha ngaha nkabona reka daha ndakurura reka daha kandi rero twebwe rero abantu bakuze burya mu gihe cyacu twaramenyanaga ubu ngubu bashobora kumbwira ababyeyi be nkasanga ndabazi ngaho nyibwira wasanga nka mama we twariganye cyangwa papa we twaraturanye ahantu nyibwirira papa wanjye yitwa Rukanda Pasiya mama wanjye yitwa Mukandayisenga Sara abo ngabo ntabazi cyangwa se ngo nagiye mbibagirwa asanga wenda harabibagiwe ariko nanezerewe ko uje kudusura ni byiza pe iryo zina rya papa urumva nta hantu urizi reka da ndimo ndashakisha ubwo ntabwo amakuru oya hari umugabo numvise w'umushora acururiza hariya mu mujyi ibintu bijyanye n'ubwubatsi ubwo si we niwe muntu wazanye ibintu by'amakenkayori mu Rwanda ni umugisha kugendererwa nawe nuko musanze rero niwo gusoma ijambo ry'Imana buriya ngiye nkunda gusenga buriya namwe nabasenge ko namenye ko turi bona bashyitsi n'abasenge bakunda gusenga cyane biranije rero ko ukundana n'umuhungu wanjye reka nze ngende njye kubashakira ko kunywa ariko gukomeza kubahata amagambo gusa ko kuki utambwiye ko ari mama wawe ngo nze nambaye neza n'ukuntu nambaye utuntu wambaye mana yanjye uzi ubwoba ngize twe nzi ko ari vanille kuki utambwiye ko ari mama wawe ko niyambitse nka karashi ko tweneye kwambara nk'ikanzu izijya mama wawe umukora bino bintu mu maso ya mama wawe bino bintu ariko cyakoze kamubwira ubikoze neza 100%. bose siko udatinya mama wawe oya rero ngewe mama yaba yanshwanya vuga bikeya nyine ahubwo utaza no kubyumva nuko nagize ubwoba natitiye nuko nambaye oya wambaye neza ntarebe none mama wawe arasenga reba kanu naje niyambitse mama se nancishemo ijisho ne kwangurira dayimoni koko kanya baranshyiraho bibiliya badusengere bose sinzi nta kibazo ahubwo ubikoze neza cyane ahubwo bose sinzi pe nimvaga ari vanilla uzi ukuntu bikoze wagira ngo ni filime yari iri gukina neza cyakoze uranyemeje uranyemeje imba nagaruka ndi burebe he sinzana ndi burebe oya ntugire ikibazo buriya byarangiye umaze kumwica mu mutwe kabaye basi ntabwo utinya mama wawe
ntabwo utinya mama wawe pe ngo papa witwa wapfuye kuvuga izina undi rero zina warisubiramo mana we ubwo uzi ubwenge mwana umuntu aratekereje ubwo numvaga ariko yandi avuga ati ndatekereza tugomba kumwemeza nkavuga ati papa wanjye n'uriya Rukando nyine wubaka uramuzi se ndamuzi nyine napfuye kumwumva ko mu kanya kuri radiyo bari kumuvuga ko yinjije ibintu ubwo nawe mpfa guhimba noneho nk'uko koma watuvumbuye oya humura byarangiye mba namwigishije ati muri kundya banshyizeho igipimo cyahita giturika ahubwo kamuzanira akantu ko kumva ukomereza Karamanuka, umubona mana. ukomereza ubu karamanuka koko byaciyemo ahubwo nzanakugurira wowe ntugire ikibazo nzagutamo bose uzankoraho mana yanjye usubu koko reka nkuzanire akantu ko kumva ahubwo atanyica bose no mu kaza nambaye gutya oya wambaye neza urabizi abakobwa b'iki gihe basigaye bambara uko biboneka sinaye kwambara nk'umushanana utuntu mana yanjye mva ko keke nigenje none ndasebye pe ndasebye kwitonze urakwishe ndi kwitoza ngo ndebe ko nabo mu kazana nyine umuco ni ukunywa akaji vanilla yararaje mm no mana we iki se bose n'ubu ngubu umutima utari watuza mugiye kumvamo aho ugira ikibazo sinjya nkwaje ariko ubu ngubu mbanza ngiye kuyimera imba igera ku mutima umucyo ubwo ngubwo ninywera amazi ndi umukobwa w'umuco se bose rekera iyo pe ese nzi ko ndi buyimare kuri umusinzi niba utamaji oya reka ndebe vanilla ndaje ubwo ngubwo murebe ntacyo kambe nkamo mbere y'umubyeyi noneho majyaga bimbwira nzaba umukazana wuhe kuko icare gutya asanga imeze gutya nakabije ndamera gute mfunga igikoto usuye umuda wanjye iri gutya basi binabashije ngere nkwereke asabye kera mwana wanjye reka rero vanilla kugeza ubu wansize reka ndi njyenyine siko ujya nkumva ngo ndagukumbuye kararyoshye nsoma imwe ahubwo nibwo iryoha cyane turaba dusomanye mbese Bosco warumbwiye ngo nzane bino bintu kandi mbona sekreteri wari ari hano ya ndabikeneye ese witabye sekreteri ngo abikuzanire ko bari bizi ko nari inkuzi ntabwo ari ikibazo ariko ndaje rero ndebe uretse gatunganye sorry mwongere cyangwa nayo birabaye hano isukari yarananiye ibintu by'isukari byarananiye hano nta sukari nyinshi iriho papa wanyweho yagabanutse uvuze nk'iki ko wanyweho yagabanyutse niwo ngabanyuze isukari ubwo shyiramo rero cyangwa umweru twayigize okay
kugira ngo turi mu bukwe neza neza bwacu. oya ntabwo mu bukwe baranyweshanya kandi Niyo baranyweshanya na kuriya. yari kwinywesha Sana baranywesha. Nakihangana na disturbance ko nari ndi kwihuta. Kamanza namwisha. Ubukwe mu gake. Njye numwe cyane abaho. Ngaho. Tuzabutaha ubukwe nta kibazo ariko mwambwira nyine nkataha ndabona ntacyo ndimo ndamara hano. ariko buretse gutaha ngomba gutaha rero yarutse Gusa umukenyero nuza mu bukwe. Ntabwo umukenyero. babashyitsi wambwiraga n'uyu ariko si iri shyamba nzarigire nde koko urambonera koko